Hello guys, gukorera sinzi ngo Frank amukorera neza ariko nibara cyane gahunda ariko iyo mukora yose sinzi ngo niyihe guys tuwache tubone cyo sinzi ngo kubitira muri no kandi mugena aravuga akimugena aravuga rero mureke turindire iwacu aze mukorera Frank gusa sinzi ngo niyihe mukorera ariko ngiye kumukorera Frank guys kindi vugo wanaje oh my goodness Iko aje hapo? Ungeona. Ongea kwanza kiganiro. Waraka. Basi nimesema karibu. Waje. Nasikia kiasi. Lewut. Nonsekla. Ajena. Chamwe kubitikite. Uko smart man. Arona karibu. Nda basi aje kutia bai. Sone nanjino. No warigize ushegeza ngira tukagenderera none wabibwira Imana kurinda n'ukuri. Uzu ejo bugenda gwamagara. Ndebere Imana none ni kusanga. Imbere ko nanakoze none nagira bibi. Ushaka kwasi. Uratsinze. Sheri wambaye kora ukarabe none wacu none uko yagize. Ibanyinshi. Ibanyinshi. Neza neza. Ugomba guhumeka kutoza. Azazika. Salimi abantu kandi numva wadetse dukurikira kikiganira. Oya ntikore kikiganira ngo. Wose yabigira nayo. Akiya mungu. Tugiye kuvuga isheri. Bazi wose ni abantu simbizi tuvuga. Sawa kandi turabatumenyera aho ngaho. Cyangwa mu kiganiro ukora wewe. Otwaraka. Tyagira umuntu sakandi kuvuga no kwinjira. Abwa shiribwira byazana ngo biceceke. Kurashutinga. Hawezi kwa hivyo. Hiyo nayo hapana. Kati ngashite yanje tangire uwacu asalimi. Kandi rugire nawe ndise kandi mfitigisirana. Nijo gifite aho unyitwondeho. Ayo. Nukuri koze. Kitande kuvuga na mu gitondo mbwira baratitege umuntu uvugisha ibuzi nasikia vibaya sana. None gunyitondeho tutatongana. Sawa reka salimi abantu. Kandi mbanzure. Umeanza. Cameraman. Hello, mumeze mute murakomeye. Turakomera tumeze neza usivye ibyo yabaye nyine. Niko sawa. Smart. Asante. Usivye imbeho yabaye, imbeho yabaye abantu bamwe bazabagira imbeho nyinshi kabakecuru. Ariko uyu munsi twaje twabazaniye ibiganiro byiza kibisanzwe. Kubesha. Ariko kubesha. Tarudubiye ngara. Ibiganiro twazanye. Ibihejuru waje. Kandi tugiye kubivuga. Ayaga. Yewe iwacu gani kaho yaje atafite gahunda yo gukora ikiganiro. None gani kaho nje mugiye gutegera. Aya utafite gahunda. None ga tagira gahunda muri bisanzwe. Aya reka banze nicambi uyu mugore ntagira gahunda. Narakurakaje. Oya tuandakaje. Uvuye mu rugo yampamagaye mbari sangapi. Aho uze dukora ikiganiro. Nongeze muntu namsanga ata gahunda afite cameraman yarambiye ararata. Yesu we. Nukuntu uko nyine nari meze ko nyama ko cameraman. Ari kumugaruro wari kuza nyine ga nuko kihangana.
umugore ntagira gahunda kandi ngo nuko inarakaye bayide ambabarire sorry sorry iwe bazaba ngusabye imbaza zihabwa zaho tazi ngo Yesu yarazitanze ngo mama Joara ari wanga kuzitanga Yesu se tugomba kugira mu kirenge yewe cya Pawulo no dara uyegeza hamwe Pawulo nawe yeme kuko mutubona twaje uyu wacu ngazibwiraga abakunzi bacu izina ry'Imana ejo wandakaye bose barakora kejo warakareba ari abantu wiva mu kiganiro ngore cyangwa wowe ukore wenyine kuzira Yesu simba Uganuzana kahayo gatwese turakazana kuragira ngo turaze base reka nje ngendo ukore wo waniteguye sawa kangenda uri kubona ko yivumbura by the way none se sinine wange ngo nigende ngavuga base none uyu muntu ganandakaza kidabona katugwarira mu kiganiro ndamubujije nako niwe mbujije abakunzi bacu tubakunda ko twaje twarakaye umunsi ya none uyu munsi twazanye ikintu kivuga ngo topic ivuga ngo ese ngorana na mama none ndumuri papa iki kigore for that ngorana nawe none ngahe gambira basi chokora kamukiganira kandi ndingendo rakarura nkuru ndakugura yabanda kora ndanyine wanje inzenge muri uyu mugore sanga kiciti umva nagahu ese warakaye nukuri fori naraka uvugisha ukuri aki kibazo no kumutaza nakatuzume uri akarazimenye ko waraka becho kibazo ndarakaye no je narakaye ga uza aki mu duseri none we wicaye iminota ingana ishaka wampamagaye kandi wampamagaye ufite igisirani wasura cyajyaye cyane ngacajyaye aye no kwiko cyagese no kwabaga n'igisirani urabeje guys igure urabeje yebe nuko kose navuze ngo mbabarire nangwa abakunzi bacu mutubabarire ngo babare burakare burashira none se urakora ikiganiro urakaye uko kwiza iwe tumu turakara cyo ndamubuje ne badakora ikiganiro na gade cyari kandi nango ngukwize muje gukora bakare baje kore ko nje watange mbere none uyu munsi nikaho yaje yarakaye nyine mumbabarire nawo mumbabarire kwako nawo wibabarire ariko nyine siko ko harakaye nikaho wazanye isukari kandi kuva nabaho twana abana sindabonagira isukari kandi nyine ari seri kandi atari seri n'ibindi urumva nyine umuntu ko seri atari seri sanga akora kuganira anyway naje natavuga ivyo biramureba sinyingingaga kandi gasinza nabasha no kwinginga niyumva afite umutima wo kuvuga amahoro aganze niyumva atamutima wo kuvuga hakomeza arakare siko uyu munsi twaje kuvuga ngo naje kuvuga ngo uri wenyine uri wenyine wavuze gatuvuga uyu munsi naje kuvuga ngo kubera ko niye mpamvu ituma dusebanya cameraman ya Jaraboyika cameraman ninka kamera ihagaritse tihagarika ni kuvuga ntihagarika kandi muhagarika turabibira bibindi uyu munsi twaje kuvuga ngo wese gusebanya birakwiriye mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge birakwiriye kuba twatana ku karubanda birakwiriye kuba twota umuco wacu tukazana indi mico yo kirango dusemze bene wacu cyangwa se uretse na bene wacu umuntu wari wese kirango tumusevze bimeze gute ico ngico nico tuganiye kuganira uyu munsi kiganiro canje wacu ganakina kucinjiramwo n'amahoro ndakomeza gusabaga kandi ganata cinjiramwo nukuka none se mwira wanje ndakuvugisha sinyivugishaga wicaye wavugisha nende cyawe no se tuvugisha waje wicaye no kugira ngo je nako mubwira mu kiganiro muri kiganiro ngapetagiye abaze ukore kuri yo tupiki kare ko sekundi warumumbangamiye ngavuga nyine vuga ukamera kandi warambangamiye wa mugore vuga nyine warambangamiye ndagomeza ngubere kameremene aho gaho ngwino rata dukora ikiganiro sheri uzikunyira kiri kugenda Uzo aramuvuga ibintu bitari byo ucara hano tuganira
hakukora tera mushinya ingeso tugasubira kandi wankasirira nako kashikije kwa usanze ngicaye sindiyo uravuga ishuri okay kai nawe uzura karaga bitari seri waga washitse ukamutombokera tugwane ushaka ngukubite tumutashi tukamutombokera tuzi ko nje iyo shite muwanga tukutombokera icara kandi uvuga uri kuri kamera ndaere nakagumza no gutanga kwaone umugore wewe kwene ukamera mena rakari wewe ntaraka iyanganiye byinshi bimwe byo iyanganiye byinshi twagarutse gatwamaze kwiyunga tumwamubona ko twagize neza nyine byose turiyungira muri shitani n'abana guys nariga ko mukora prank none ni katacha iyihe prank waruga bakubwiye mama api ndimbere imana bakubwiye mapi rero ngo kuzura acting ayo wewe bakubwiye mugene yakubwiye yambwiye gute iko ngiye gukora prank no kuri kose atakintu kimwe yambwiye iyihe prank asi iyihe nyine yuko nakasirisi nakokora nakigani ubu ngubwiye tubori seri ahubwo hari ukuntu uzarakara hari ukuntu iyo tunarakara hari ukuntu uzuvuga nyine kabona nyine ubivuze nawe ucungwa ariko nyine tunyereke ko arakara ariko ubu nyine ni ukuri kwe oya rata bamubwiye akima ndimbere imana tubizi ko ntakubesha jewe yabavuze ikintu nari kwa mukubwira ni ukuri tubori seriye nje nawe nje seriye urabona ari ukuntu winjira mu nzu warangiza kwinjira kamuvuga ngo nakurakaje niyo wowe ucecetse niba utavuze apana kunyira wavuze ni uto wavuze navuga ngo warakaye niga prank itagize amavuta gakomera neza yewe ndukuri kose niba ari prank yankoreye ntago ari ukugukose azabikora ndimbere imana kugana abanyende seriye uravuga ishuri okay nuzuze kumbadize takirenza ngaha ntarakare kukomera ibusi wabitase imbere imana narabitase ndame nkasirikare kuragana akasisiteri kubwire nabi oya urabona hari ukuntu uza winjira uri kwa mugati si mama kino giye wageze na bucya tabyo naze ko bifatiye waraka ariko bifatiye ntazo nari aya ngaho none waci ibintu bitabaho uyu guys uyu muntu waje iyo arakaye nzambimenye niyo yacecetse ntazi kudakurakara ngo ahita kwereka amaranga mutima yiwe ariko niyo yacecetse atanavuze nzambita amenya ko namukoseye ariko uyu munsi niko ntazo nari mukose taho nafashe zirafashe bamubwira ati oya wambwiye n'abana bose namubwiye ati urubwira umwana uvuga ko nabivuze bari ai ndamubana n'umuntu cyangwa kamera mena kubwira oya no kamera ntacambwiye mugeni ntacyo yambwiye abana bahise baje hejuru utakintu kimwe bavuze aho ngaho seriye azakora umuntu munsi ari seriye muzahita mubona ukuntu nyine zahita ubuseriye bwose mfite sawa nzo gukora prank njewe nyawoza yegore kubera ko njye ndara ntacavamo none prank girashize ntacyo ufashe mumbishi abajuta fasha ubushasiyari ibaze ndahira imbere akamera turaganire none birapfuye ariko ndabaye uravuga ijwi rwawe babiganireho niko mubwiye ngo reka gukora prank ariko washatse basi kintu bamwakubwiye kesho bundi wavuze gutya nawe gutya bigenda gutya nuko none iki kintu ibyo kwa mufata ntaravuga ndi imbere y'umuntu oya yarigeye rimwe na rimwe nyose ku muntu ugiye kwikanga ngo shakaga ko abantu mwari muri kumwe icyo ngicyo ukibesha kubera ko wowe kwa mufata sinzi kubesha none ibintu bigize amafaranga ariko ibyo ngibizoreka rero ngaho yo turasubira prank irashize ntacyo mfashe ukiona mimi sina wewe ungere ntabwo ari vuga ntabwo kandi rero wiki ya prank yewe mwihangane ga prank ya ferinze next time tuzozana noneho ikona nguvu tuzogwana tuzakuturiseri ikona nguvu noneho ya prank noneho ga yarakayigana ko mwate tuvuga iki noneho byo kwa twavuze tuvuga kuri telefone tuganira ngo se turavuga kwihe noneho yavuga ngo tutacho tuvuga mbese mu yandi magambo namacana kiyo niyo mpamvu nari mbabwiye ngo tugiye kuvuga hejuru ariko iyo ngiyo partner izaza se ndiyo yayizaza ariko uyu munsi ga yahira kumva bariraga twiyunzega ngo tugiye kuvuga iyo twari twaganiriyeho wari prank yewe
ngo yari prank, iyo prank nange muyirebe ndabasabye, I beg you murebe iyo prank. Inka idafite amavuta. Nimba namwe yo bafataho. Rati ifite amavuta. No tugiye kugira hote. Ramusaba kuza kwanza. Muraho abakunzi bacu. Mumeze neza. Inka ori burigasi. Muraho abakunzi bacu. Muraho abakunzi bacu. No kuri turabakunda. Muzi gukundana. Nirwo rukundo twakunda rwa rundi rwa Yesu. Dukundane. Imana n'urukundo. Dukundane fire. Dukundane Imana ni rukundo. Dukundane turabakunda. Namwe mudukunde. Cyangwa baradukunda. Muradukunda n'ukuri. Twatugize iminsi tudakora. Twararakaye. Muzaze mudukubite. Akanyafu. Akakandi kantuzi. Akakundi ka pasiteri ngo bazakubita abantu akanyafu. Ari umugabo umwe twahuye ejo muraririmbana no gusubiza itisi. Arambwira uko ngo daherutse kubabona ku ijuru. Twagize imbogamizi runaka ndayimubwiraga none ariko twagarutse yamambwira ngo ukumugiye guhomba. None yaje nuko ni nkaka twatura guhomba ariko kubera ko muhari turahomba tugiye guhomboroka. Kandi n'ukuri tugize iminsi pe kabitatu gushawe. Kandi ariko si twebwe bivuyeho n'imbogamizi za kameramene yararakaye aragenda tubona undi kameramene ubwo niho twishize niho twishuraga buri kumwe kandi niho twavuganye no ariko nawe ariko ntabwo impamvu zamuturutseho ni impamvu za rusange. None kameramene wacu yagarutse natwe twagarutse. Mudukunde mutwishimire kandi mugaruke muturane ariko abantu beza. Uzi ko mwakaza tumuduhamagara ngo se shara abantu benshi bamuhamagara ni ukuri n'abana beza cyane. Jewe nikaho telefone narayifunze burundu. Mwaraduhamagaye mwaratwandikiye koma vuzete bizi. Ariko turababwira ngo il faut tuzagaruka. Il faut attendre. Il faut attendre, on va venir. Là, toi, il va falloir. On va venir bientôt. None twaje twagarutse we mutwishimire nk'ibisanzwe. Chez musare igifaransa buraseza nkimenya ariko icyongereza nzakimenya ariko next time nzacyongereza. Cyangwa ni nk'abandi. Ari igifaransa barakize, ari icyongereza barakize ariko. Oya yenche siko. Abo ni babana. Ariko njewe icyongereza umunyaga kuvuga indimi zitandukanye. Next time ni icyongereza. Next time kuko yavuze icyongereza. Dore yoga yize byose. Iyo next time aza umusimuzi muki mu cyongereza. Ya. Rero bakunzi bacu tugiye gukora ikiganiro gukora noneho mucishimire ugikundi. Ariko natwe kigira dufurahisha. Nafikira tugamba. Rero twagiye umuntu agiye azabaza taho twakompoje ntaho twabirebye umuntu azabaza ibibazo mugenzi w'ibibazo yifuza. Ngiye kumera gutya. Fata telefone yawe. Ibibazo wifuza ubimbaze nandi ibibazo wifuza ndikubaza. Ya. Endelea. Tudanatinze. Ikibazo cya mbere. Tutekerezaga iyo yazanye ibintu atatubanje gutekereza. Twagifatiye hano ariko tugiye kureba icyambere ngamba. Nawe ndukunda undi. Nijewe. Turatanga amakuru. Good. Ndi mu bantu uyu ufite ikibazo cyane kuko iyo utagifite imbazi kuri ise. Iyo ufite ikibazo ndi muri ba bantu bahora bari kuri kora. Madam wabyutse wariye wagize ukabya ngo nondoma. Jewe ariko navugisha kuri. Wowe wishize tureko kwishira twizanira. Wowe uzonarira. Jewe. Twembi. Anyway,
nije mukunda cyane arashaka kuba nkunda ariko tabigaragaze nje ndabigaragaza cyane oyaye nkakubwira turakundana twembi sindiyo ariko haba kurusha undi muntu kamanyama sibyo noneho ngaho kurusha amanyama mu bindi ariko we kuko Julia hari urandusha rero kuri yo ugende cyakabiri cyangwa je mbabaza gabaza mama pi kwisi ninde umupasiteri ukunda kwisi sibyo umugabo wawe tuvuga umugabo narigiye kuvuga umugabo wawe ni pasiteri mu rugo rwiwe ariko hanze kwisi ninde muntu ukunda umupasiteri umuntu ukunda umupasiteri ukunda umupasiteri witwa ngo Dani umunyarwanda okay ta commentaire mama pi avuga ubutumwa bwiza cyane usona ndamuzi uramuzi mama pi niki nzanyumva kubwo niki kintu nihe ngeso ngira mbi cyane bibaye ngombwa bibaye ngombwa nohindura bibaye ngombwa uhindura ingeso yawe ugira mbi tazinafurahisha Yesu we amaze ntange telefone ingeso yawe mbi nanga nigiye nkubabaje tunyereka amarangamutima yawe ugashaka ngo tugwane umyemereye ukazunyereka ko wababaye kabibona cyangwa kwishima gihe unza mbibona noneho gihe ubabaye n'igihe utababaye byose isabuna icyo kintu unyemereye yo gikosora amen rero ko ungiye kwikosora ngambaza Jesi no ivuga ko koko je ibyo nyinshi jewe sino ivuga iyo ngira nyinshi yo kamukuramwe k'ibintu ka bitanu cyangwa 10 none kakuba ngo bigaragaze hano reka baza kumena binavyo mu mutima azagenda bikosorera ku ruhande aha mama Jojo kuri isi ukunda iki kuri nose bano mwana wawe none arige kuvuga na umwana gabo babiri bose gibo umwana n'umugabo mbavanye vuga ko undi muntu kandi gamwanyuka nuvuga ngo nkunda mukuru wanje mwese gamuri benshi none mbanye mu familia Hoyaye familia nubwo wayivuga ariko se uravuga ngo nkunda Hakiza kandi Hakiza muri abandi 8 mu nzu iyo ni urange ngo kwisi ukunda iki uzawumva nyine ukunda iki yaba ari mu fenyu na vanga mimi nafanyanga nini kama hiyo sabantu n'ibintu ya ibintu nkunda kwisi nkunda kina makivuga nko makivuga kukuvuga ibintu kikuvuge ibintu kukuvuga kinaone nikubwira dore kukoshegeza nakoza n'ikibazo gaza gukoza ikibazo nabi narangiza nkataka kukubwira kwa neza ngamukubwira kwijibu nuko kwibanga ibintu yaba ari ibiryo kwambara sivuga ibintu nyakuye kuyemwa abantu nabe nabo ariko abone tabaza kuba koza nyuma ibintu cyane kabwire gusubiriza ibintu akunda muri we hayo tumbeshe shega sinkubeshera kandi nawe izo kubwira nizo uravuga ngo n'unamukuzi arakuvuga ngo niko koko ikintu cyambere ukunda mu buzima ukunda gusa neza ukungo gutambeshe yeme abantu batuzi n'abantu bamuzi bazi kuvuga sindiyo yananiye kuvuga ariko reka giye bimuvugire hanyuma niwe gubiye gusa kandi ukundi akunda gute gusa neza ikindi cyakari akunda kujya neza amavuga ngo none nabuze icyonge kandi zo kuyazuzuye muzu ariko agenda azana utuntu n'utundi ashyire ku meza nubwo twabutungana gutya ariko tujye tumeze neza dusa neza arambeshe simbe niko bimeze kandi umuntu umuzi arabizi
abamuzi nabo basengana muze kutubwira muri commentaire. Sawa. Anyway, sawa. Nabo bakora. Sawa rero arakoze. Mama P niki? Niki kintu umuntu aza gukorera kirenze ibindi ukumva urishimye ukumva undi yaneze ukumva urajyanye usinziriye niki kintu umuntu agukorera ukumva kintu wankorera nuko nkunda iyo nkunze nta kintu kibi utekereza n'urukundo ukuza umuntu usanga bizakunda abazi kuko kangweze example uturuzi kunkunda imbazi kuko bizanga bizakunda nta kintu kimwe utekereza ukiye ahubwo ibyiza nizo ukomeza kunyifuriza none ndaryama nkamanyisigura ariko uyu mbwiye ngo uranyanga ibintu uzuze bibi ubona ko wimukorera kandi ni bagukanta unikeza ngane wewe je nawe ndugira imbabazi nyinshi arabizi mana we mana izikufasha mu byare ubyara ariko by the way nyine sigaza zaraje mama nyine sigagira imbabazi nije uye sigagira imbabazi baruzi kunyira umuntu ufata ikirato tukabona bari gufata ikirato akabagurira ngo nindugira gucya ugashira kuboko hejuru ukitumva bintu aya mabines imbabazi zaraje ariko mbere yewe mbere ntazo yagiraga ubunyana no sigagira imbabazi mapi nikihe kintu ukunda kuri nje ukunda kuri wowe mu ngingo bari zose aya vuga ki kintu kimwe ufite byinshi aya vuga ki ewe umugore ko ngiye gushaka avuga iki ingingo zawe nico yanga ki Aki una waste time. Hey. Oya ndavuga ico no wavuze muvuge kiza kimwe uri kibi kidakibura kandi oya kivugi kuko sindi perfect je ndi umumarayika se ngavuga ngo ndebe ikintu kibi kimwe kuri we ngo ni cyiza kimwe cyiza ngira kuri nze kungira ikintu kimwe kibi ngira kuri yewe ndumiwe koko kapfe kuvuga ako singe gupfa kuvuga kubera kuko yari afite ibyiza njega nakumbona ibyiza gusa se nakumbona ikibi ariko gagiye kuvuga ariko ubujyaje ngavuga ari ubujyaje none ikintu kibi ngiye gutangira icyo avuga cyose iwe kuri we nicyo kibi udashobora kuba ko ibona ari kibi ari cyiza ariko wowe ukabona ari kibi ariko ni ibitangaza ngiye kubanza gutangira gukiza ingofero wanje kugira amaso meza asante ikindi kibi nuko kamera hapana mana we kamera karagusoba yagari gusoba umva kandi ndakiranuze sindadamiye n'ibyavuze ishisho icyo warivuze uvuga ikibi unabaza itari ngo nigize kandi niyo nenge kuvuga ikindi nuko ari mugufa akagira umugabo muremure umva yuko ntabwo ari kudefata uzuvuga ikintu kandi ubwihagazeho aki ako gasi muri mugufa bitukabije oya ariko ni ikintu kindiho turi kubeshya uzuvuga indu uhagazeho mada we ni mugufi yes mwana we agiye kugeraho we ni wowe uri bomba se ariko mwana uzi ko kuri kwananiranye mu bantu we naza kumbwira ukuntu ariko akabona ari ikibazo oya sokuri none wankoze twende ni wewe mwana we kamuguru bwihore kuturasa gambwira ahubwo wambwira uvuge mu bintu byiza byose oya vuga shiri wa uya na waste time
Nimekwambia naje bivuge. Si wambaza si message. Naje nakubajisha. Oh kuri wewe. Icyambe. Reka ngubwire. Navuge. Jesse yaza kubera ko. Nyawe urabizi. Ndabizi. Kandi sinkujyaje. Icyambe ugira mu kanwa heza. Asante. N'ahandi hose ni heza. Ahandi. Ikindi kibikuru wewe. Sanikira. Amano. Ayaye. Aha ngaha. Mana we ngakisoko wewe. Akanga. Yo. Ako ni gato ku ngingo zose. Ako kantu gusa. Kombo ko riko gato. Kandi ni kimi. Ay ndabi ako nanye nari nkazi. Aya, kubaza ikindi. Oshi. Muri bibiri ya Yesu we. Tugezeyo. Ni ikihe gitabo ukunda gusoma? Usibye Yohana. Kandi yo nenge kuvuga. Usibye yani. Ni ikihe gitabo ukunda? Abafilipi. Kim wavuze Kim. Waruvuze Yohana none ngavuze Abafilipi. Ubwo ni Yohana n'Abafilipi. Abafilipi gice cya gatatu no kuri kabiri. Sawa kose ngambaza. Ngo tuba tumenya ko twese muri wese akuruta. Ugomba kumenya ko ngiye kuruta. Uko Nubwo ufite ifaranga nyinshi. Ugomba kukuruta. Uko Yes. Kandi ubisoma. Utuzuga nurangiza uvuge ngo no murongoka. Anje tumaze muri bibiri. Sibaze zo muri bibiri amutekanda ari wabizayi. Anje tumaze muri bibiri mu kapasiteri. Aho kubaza ikintu kimwe niko umugabo wawe yagukorera wumve ubabaye mu buryo biheka mu buryo unavuga ati wa mugabo nuko nyine uri umugabo wamzariye none twari gukora cyane None gutaha byinshi. vuga kimwe ni byinshi kwa sinokubesha ni byinshi ariko kubera ko turi umwe uzobarira ntabwo ari ugushwana ni kutumvikana hari ibintu mutumvikana kimwe byatumvikana icyo nkora kumva notaha hari uwavuze ngo utaguciye mu ijambo ariko ngiye numvishije kuri njyewe kitokunda si ndio tunaongea madawa tunaongeana tukienda amwe aravuga ngo ariko bazuvuga ibyawe wavuze ki wambaje ki yes nikira ikintu azamwe yakoshe tavuge ngo mbabarira uretse no ngo mbabarira ntamenye ko ari wakoze ikosa akirengagaza ko ari wakoze ikosa akumva ko ari we mbese agakena ngo ari wowe kandi kugira gute kuva ko bamumbabarira kandi ari wayikoze oya kuvuga mbabarira byo ndashobora ko azana yivuga ariko ikintu nzaba nige yakoshe ntabwo ko ari wakoshe mugabo akirengagiza ikosa akoze ariko naje no musovaho no kubwira aho ngaho umugabo izo nizo tekeka z'abagabo icyo nzi turi mu tumana we hari undi wavuze ngo umugabo ngo atari twigwaneho ngo umugabo yabaye ngo akagara ngo atari twigwaneho ngo kwa matandukanye ngo atari zareba inyuma none icyo kintu cyo je narakigaye ndavuga ati kubera kuko oya je simvuye kuba ngo nakigaye kubera inani ni politike kumva politike ntaho yahurira n'umuryango n'urugo ya ngambaza ni wembaza nze ko wapi tutano watu ayi wewe uyavuga gusa Yesu we turashize we hagati y'abana batatu nasi turi mwisi ubu nyine bavuze ngo ninde ugomba kugenda vuba hagati y'abana batatu nasi uyu mugore avuga gute bwa bato tubitsinda nuko tuzogenda kandi tubagenda ngo nuko nabivuze ayaye no kibazo icyo kibazo kirakomeye ahubwo no basogenda njewe kabasiga oya vuga hagati y'abana nasi muri logique oya vuga we byawo
uvuge rujigo kuzana ibintu wisegi wese nogera ko agenda kwa ko ni uzubamba umwana no bogenda esuwe aunga ico kibazo rwose kiransize muzuntu ora nubondeka uvuga ngumvishe sayidari muzovuga n'abantu bose ko mvuze abo bana batatu na se bose rwose itaco ko twovuga ariko mwumvishe abakunzi bacu zokunda ninde bazi cyamwisha mbazi kakubaze cyamwisha ndabona zokikubaza next time aya kimbaza mandawe kubu nyine bakakubwira ngo umugabo wawe tumaze kukubaza manda oya sijogiye kukubaza afite abana batatu abakuzanire hanze muzi baragira bakuzanira cyangwa utahe iragute abaza cyangwa utahe naho yobaza ukumva gute ntako ikibazo nuko namenye amakuru ko bari hanze atarakubwira atabaza atanamwe nicyo kibazo nanjye kubaza nakibajije nabisora akabaza nabajije nabi ukumva nari ngiye kwanga se kubu nyine umugabo wawe ariko yemwe abantu bararakaye nuko yangize ariko nyine niko ngiye kubaza ngo se kuvuga ngo rego ngo wumva ubu nyine papa Joana afite abana batatu hanze kumva nta makuru waruzi ntaki akanije w'inshuti yawe nkaza kubatumira wanjiza amakuru umugabo bwa afite abana hanze none ga uzakirega ubikunde uwo byumva gutuna iziki yaje ngomba basa tuota utana cyo ikibazo kubera ko si yesurise wotakaza no mugore n'ababana kabagera ukicari wayi kamye yobazana kubwimbabazi zima akabazana kababara gusa yes kababara ariko byumvamo kandi abana n'umugisha by the way ndaruko abayongeje n'undi mugisha mu ariko gasi tuvuze ngo abikore oya ipi nibara ni ibibazo twari dufite uyu munsi none gayeme twari tubashishanye n'uwacu hano none dusanze nta kintu cyatutandukanye n'abagabo nta kintu niwe wazana abana batatu niwe wazana bane ipfa kuba ari abana n'umugisha ese nyine by the way mapiniki cyo gutandukanye n'umugabo wanje n'urupfu urakiranutse nukuri ndakiranutse tuzi ko tuza tuganiraje nawe tunajua kama tunaongea ngaivo lakini hariho seneki mabondi milima na mabondi lakini kwa hiyo yote muri izo byose ni urupfu kuko tunabivuga no mu ikanisa tukavuga ngo cyadutandukanya tukabirahirira rero niyo mpamvu icyo cyotuma ari urupfu nta uruzi urutangirira ya none ga rero pasiteri na mama pasiteri usibye urupfu rwo batandukanye nta kimwe guys murakoze mukomeze mukore subscribe share and comment mwokabyarame mudusubiza aho twatugeze twatugeze kure cyane none kandi ndanyumva byatakaye unabona n'ukuntu tunameze murabona twanabitakaje by the way nuko tutari kubabona nuko mutari mu kudukurikira mutari mu kumara musigize iminsi mutatubona ariko twagarutse kameramene yacu yagarutse twatumuhemba neza tumugabona ko yagiye ngo twatumuhemba neza uko bikwiriye siko cyane bye bye